Semuhungu agiye gushaka umugore aramutse ari wowe ahisemo nka nyine nkumva nyine Imana ikora ibintu yapanze so hari ukuntu uko yamuhanura ikambwira ati ugiye gushaka umugore kandi ugiye muzanabyara already Imana iba yamaze gutegura umugore wariwe sanze rero ari njye Imana yateguye ndi gushushanyiriza inyuma kandi ngomba gushushanyiriza imbere ntari nyine tukuse bihura se okay reka mpere hano uhere aha ngaha sawa ngo kubera iki wowe utajya ukunda ko abantu bakosora uzi ikintu umuntu yabivugiye umuntu ikintu yabivugiye ni igihe nseka nzovu ngavuze onyonyo. Hey guys, nizere ko meze neza. Tangira na courage muginga. Nanjye meze neza cyane. Shananze gukira ariko pe no kuri pe maze ukwezi kurenga. Sibundi yakanago yakubwiye ngo mugire iki? Yakayera kubwiye ngo mujye kwipimisha kuko munaga kwizeye ko. Oya, nje mba meze neza neza. Akabizi ko usigaye ukora buyaka. Umva abantu bamereye nayo ngo nsigaye nkora buyaka ngo ndakora bakajya ngo niyakutambutse sha. Akayavuze gusigaye ukora akagira ngo ni grenade turitse. Ngo sigaye ngo ndikuturitse iyo bombe. So guys nagarutse rero mubibona ko ndi njyenyine abagabo banje nabo kuva bava muri James Comedy nago ndongera kubabona. Ndabahamagara bakambwira ngo don't disturbing me. Wala yakawe noneho abenda nko kunkubita. Narababuze ubu nibayamara nibwo bazaza nyine undi njyenyine hano. Babyutse bamagara. Kuva nkubwire kuva nibo banyamagaye yaka. Kuva ngo piki ngomeze bitese ko ni sawa. Ngurabona rero sport na APR ejo ngo ari cye kizatsinda. Ngo hazacu wambaye ndakurahiye. Ati yaka mu gitano hambiri saa moye n'igice ari mu bintu bya football. Bitamwe atuye umuntu ari kumwe na yaka na nzovu. Yamwe yagacu. Kumwe na nzovu ibe bakamwe mu gitondo. Uva ngo nese ngo dada yaje ngo magere nati ngo yaje ngwino ngo arahagurutse. Gusa ngo ndaje. Roma babegeze gutya. Nzovu ramagaye ngo bagiye ngo mu kiganiro. Ariko yakamukanya ngera bamagara nka saa 3 n'indi minota. Uva ngubwire rero ngo buriye. Ngo Merisi ngo aduhaye ryitano ngo cash. Buri muntu. Nene ni bazima bamwimushara. Bari yambwiraga ngo ntago ari upfe kuboneka vuba muri iyi minsi. Yesu we. Shamana guys ngiye kubaho gute koko nta muntu n'umugabo. Uyu munsi ni ku wa gatandatu ikigero kizageje kizajya usande wowe nakoze sande ho bazababonetse. Sande bazababonetse ariko shanda bizi mukanya nimpamagara yaka. Agacupa kamushize mu ndaza ashobora no koza mukanya tugakora. Niyo ushobora kuza ko n'ubundi yamwe ngaraza kabisa. Ariko nyine mara yanjye ni hatari kabisa. Ngara ujya kwivuza rero. Nje kwivuza iki? Oya nje nuko nje ni ibinini. Kandi ni ibinini pe. None usko ibinini cy'ingora bari by'abana babiryoherera ni ya miti iryoherera y'abana. Bya bindi bya cold cup. Ntago ari ibinini ho bagwa na muti wo kunywa liquid. Umva maze ukwezi kose ntarakira we. Kandi none waraguze ibinini byose biruzuye kubera gutinya nyine kubinywa. Ngo ni ibintu bikonje. Ni ibintu bikonje byo nagwa bimbuza ntago bishoboka. Banumva ntago njya kaba mbono praying and long disease. So guys rero Piki G ni umugome mu buzima busanzwe akusubundi Piki hano barakoze. Ntago bakuze. Kuri kamera ntago bakuze gute? Guys Piki G muramuzi ratarago mubuzi. Ndaje ngereke mukanya. No baya guys ngo nyine kubera ko murabizi games nyinshi dukina hano nkunda gutsindwa pe. Gereka mbasobanurire none. Sibyo? Kambisobanurire man. Waretse ngabasobanurire. Aha, ikindi kandi muri introduction ni atakoresheje yanze gukoresha nabwenge cyangwa se bwenge cyangwa se nonze. Mabadi ukore introduction neza. Ntago navuga ari lazima. Ngo banyise ngo nungore we. Yego. Ngo nungore. None sasa rero kuko ndabonye umuntu nyine umuhanga umwe yaravuze ngo kugira ngo ubwenge bwawe bukanguke bisaba gukora ibindi bintu nyine bishitura ubwo bwonko. Ako Piki. Yego. Burya ubwonko bwawe wabusinziriye. Uyu munsi nabwo tunono sasa rero. Ekanze ngutegurire ball lens. Irenze itari yo gukina na long game.
person. So rero guys, Vicky G nyine yansereje mitondo ngo games zose nyine ngundi ndatsindwa ngo yanzanye game ndamwe tupika isira ni challenge. Ni challenge. Ndamwe tupika sinshaka guseba pembe barira. Arambwa tumva kintu noza turebe noneho Vicky sinzi n'ukuntu imeze. Ariko ndayizi da inge ntabwo yatsinda. Sawa nyine. Njyewe so kuvuga njyewe nukuri impamvu rega barambangira ngo bansinde bishima abana renye surabizi ugomba ko ikintu abana bakishima bandi gushimisha abana. ngaho bereka ibyo bishushanyo kwanza naguhaye ibintu rero guys ndi munsi ke nitsindwa ntabyo navuze ko utsinda. Okay ndatsinda nako bikije ibishushanyo amaye ni gutya kiba kimeze gutyo. wakibonye kimwe dore cya kabiri kimeze gutyo. So guys ni kwa kundi ufata iki? Ufata pen urumva ufata a pen yo ace ushizo ni yes ko kwishira batwigisha urumva rata ufata bike nyine ugashushanya noneho wabura inzira nyine mpaka uhejeje igishushanyo ubonye inzira nyine urumva nagusimbuka nagushushanya ngo urekeraho ubwo ushiramo rimwe direct like niba ari nka gutya mereye hano ndaje misenza hano ndaje hano ubona ko misembura inzira bisufunga ego gutyo natsinzwe ariko ninza gutya nk'umuhanga kabuhariwe kagira iki nkaza like this. Wowe banza tubwire kwanza icyo gishushanyo uri kubona urabona cyashoboka ko cyasolovinga hose ko gishushanyo muri one take katubivuge muri nuzeng mu buryo bwa filmmaker one take kandebe ubwo ni one draw. Nyine wowe ureba nawe utumbwira ati iki gishushanyo cyashoboka cyane cyashoboka urushoboka kitashoboka ntabwo cyashoboka icyo cyashoboka 100%. Reba ikindi iki nicyo cyashoboka nicyo kinyuzemo amaso urebe muri one draw cyangwa mu buryo bwacu one take. iki cyashoboka ego cyane cyashoboka iki ntabwo cyashoboka iki cyashoboka byose ibishushanyo naguhaye byose aho ngaho byose birashoboka byose birashoboka. Are you sure? Yes ubwo nta kibazo reka mbere kuri kiri sibyo reka mbere kuri iki twegere barebe ndi gushushanyiriza inyuma kandi ngomba gushushanyiriza imbere ntaribi nyine tukusi bihura se. Okay reka mbere hano uhere aha ngaha sawa ndatsije ubwo byahuye reka ndebe ati nabigenje gute piki arizi se here wavuze ko byishoboka witwe mara yanjye narabikoze gute cyagihe we sibe mbikora ndi gushushanya bikora gushushanya. Okay gutya okay gutya urabona wari wahereye piki manikana n'amabara nyine shushanyiriza inyuma wowe ushushanya cyawe nyine ku muri one take muri one draw kugira ngo abantu babibone aho ushaka kutwiba ntabwo nshaka kubira yego wehera inyuma ushushanya inyuma nyine reba hano ushushanya inyuma n'ushushanyamo hagati ushushanya hano sibyo ndebe okay shushanya nyine rimwe twagiye shushanya se kutari gushushanya
Piki nabikoze. Piki wabonye? Turebe. Nabikoze. Reba. Uri wanjura. Hari ubwo nigeze negura bikis. Dore nahereye hano. Urumva? Ndaza. Mfite ubwenge bebe. Nubwo bitameze kimwe. Oya Piki bimeze kimwe ariko usura utu tuntu ngutu hano. Ntakagakanga. Nta kibazo. Ako koko nyine agakoze. Gana naho turebe akandi. Reba cyane kirashoboka. Ngo kirashoboka. Okay, nacyo ndagikora niba gishoboka ariko. Tirasi. Dore. Analytique. Kuri mu analytique harya ariko baravuga. Piki. Piki. Aho ngaho uri kugira iki ko bamaze kurekura uredi bamaze kugera hejuru uranagaruka byo byapfuye. Wageze hejuru. Ntago usubira inyuma yego cyo wakishe. Reko beshya. Ntago ujye usubira inyuma. Uzasubira inyuma mu rugo gute? Shira aho ngaho mwereke. Garuka mwereke nanone we ugitere neza. Very wrong person. Piki ibintu katurebe. Icyo gishushanyo urabona kitashoboka. Igishushanyo ntabwo cyashoboka Piki ngo n'iki gishushanyo. Bakuri cyambere nagikoze. Urabona betse gati iki ntabwo cyashoboka. Iki ntabwo cyashoboka. Zana mwereke. Katurebe. Igishushanyo ngo ntigishoboka. Bo barayibona ukuntu kimeze sibyo? Siri kubona. Niko tuvuga ngo ntabwo cyashoboka rero. Ngonyere kukuntu nyine cyashoboka. Wagishushanyo. Wanyangize bwenge bukeya murakabya we. Utari bwenge buke. Iyi ni triangle sibyo? Ego. Noneho ubwo tuvuge ushobora guhera hano. Sibyo? Ubwo urumva nuherana nakusubira inyuma. Yego. Sawa. Kazamura gutya sibyo? Ukamanura gutya. Sibyo? Kayituza gutya. Sibyo? Kayituza gutya katushaje. Jose. Turabashye. None wangize ukayitukora ikizeru. Hari ahantu namwe yasimbutse harimo? Ntawe. Wanze ubereke. Hari ahantu namwe yasimbutse ratarimo? Hari ahantu yasimbutse harimo? Ntawe. Ubwenge buke bwawe nane. Ntabwo ndi ubwenge buke y'amani nuko nari ubwenge bwo twigage kuri iki ngiki. Ukakina abantu. Icyo nicyo wavuze ngo ntabwo gishoboka. Kandi iyo ukoresha kuja. Ngewe ntabwo ikintu kinaniriza umutwe. Rero nkunda ubwo rero ugomba kwitwa? Ugomba kwitwa gute? Twakushi bajyaga banyita no stress. Ndumva na stress mu. Ahubwo uri no bwenge. Tukakana kitwa bwenge. Ubwenge. Ngewe ndi opposite yako. Uri na bwenge. Na bwenge. Hanyuma rero ngaho tubwire rero. Iyo challenge kigutsinze. Ubutanunza yanyishuranya hasi. Sha Piki reka nkubwire. Sibyo? Kuko gucyaho umuntu ashobora kutasobanura kibena ngo twabikoze gutya koko ntago ibintu biba bikugaragara. Urumva? No butatsa bishushanya hasi. Nifu tugiye tubizengurukamo. Nubwo tubivuze kugira ngo abandi batazagira iki. None sada. Niba ukoresha ubwonko byihuse, sibyo? Ngiye kuzajya nkubwira inyuguti imwe. Urumva? Inyuguti nyine, inyuguti zishari cyone. So inyuguti n'inyajwi bitaniye. Inyuguti n'inyajwi. Inyuguti ni letters zose muri rusange. Inyajwi ni nyine ni 05 I U O A E. Ukasara kute. Akuse no ndumi. Nibyo no kumva ko byananira. Yesu we shanda go wengeze habi. Ngiye kuzajya no mvuga inyuguti urumva uhita uvuga izina
ry'umuntu utangizwa nyine izina ritangizwa n'iyo nyuguti ry'umuntu muri Bibiliya. Y'umuntu muri Bibiliya. Mu masegonda 5. Ego. Atanu se basi menshi. Oya. Amasegonda 5 ni menshi. Amasegonda 3. Ni menshi. Bavuga 1, 2, 3. Okay. Kigiye kuko urumva iyo bundi yo game ikundwa gukina n'abantu bangaye nyine bagira. Batanguramo. Sibyo? Ariko ubu none urumva ujya gukina wenyine urumva ugomba gukina kuri pressure pana kuvuga ngo uragira iki. Ndakubwiye inyuguti turabaza alphabet arya iki. Inyuguti eshanu ni inyuguti ni iki nayimubwiye. Ngiye inyuguti is fine alphabet zose zishiremo. Inyajwi ajya nitwa tundi twa I U A E. Nese weja ibaze kuntu nawe utabizi. Oya nje mba mbiza ahubwo man nje n'ikinyarwanda baranyizi cyane ko nundi navugiye. Sha guys Pikiji mubonye ahangaha ariyeme mbarabeshya ibyo se mva bizi. Ariko rero barabizi man. Bano bantu barabizi. Pikiji akora imuzaseba uvuze ngo ikintu kizi kikati cyukunanira. Kabanza atucika kubeshya. Burano ibaze iyo kirashanya kinanira kandi nakikweretse uburyo cyoroshye. Twatangiye rero sibyo? Mbere yuko umureko kajya mu ntuzi. Cyazajya mvuga inyuguti nyivuga inyuguti imwe. Uhita uvuga 1, 2, 3 bamaze kuvuga izina ry'umuntu muri Bibiliya. Bibiliya urayizi se ubundi abantu benshi urabazi pe. Bake muri urabazi. Yego. Okay. Twagiye 1, 2, 3. P. Peter, Petero. 1, 2, 3. Why? Yohana. Kiri kugira. Yakobo, bani benshi rero. 1, 2, 3. Nyakuri ngiye kuvuga. Ngiye kuvuga D. Mitaruva ko atavuga Joshua kandi ari Yoshua. Nundi akiri muri ya. Yego. Ako kuvuza G n'ubundi batumva ko Joshua Josué. 1, 2, 3, 4 M. Matayo Mariko. Ego ko bashona iyo game yawe. Iroroshye cyane. Ngiye uko nasomye Bibiliya. Nushaka numbaza abanditse igitabo. Uvuga amazina umubwire na bayayiro na. 1, 2, 3, 4 F. Fatuma. Fatuma arimo. Fatuma sarimo basilamu. Fatuma musiramu. Mwikorowani. Mwikorowani nyine. Ikindi kintu numva nshaka kubaza ni uhera. Urababona. Gato D. D. Derira. Ubyaje yamaze gupfa byarangiye. Amasegonda yamaze gupfa icyo cyo watisha. Ko amasegonda yamaze gupfa. Sibyo? 1, 2, 3, 4. Noneho ngiye uzajya mvuga ahantu ujye uvuga ngiye kujya namize bikubwiye. Mvuga inyuguti tuvuga ahantu. Hatangizwa n'iyo nyuguti. Sibyo? Mu Rwanda. Ka tujye mu Rwanda ko muri byo ndumva bagira ngo uragire. Sibyo? 1, 2, 3, 4 K. Karongi. Hanyuma umuginga asize Kigali ajya Karongi. Kandi ubwenge bucyo iyo uvuga K nyine ko yavuze kamse mukomeza kuri K. Karongi. Ubwo mvuze K. Kenya. Ako mwumva uyu mukobwa rata tutabeshye tureke brage tukatwiganirira. Uyu mukobwa mumubona mugane muzamusanga afite ubwenge. Nawe reba hanavuye akahita agenda. None mvuze K ahita yigira muri Kenya. Kandi namwe mu Rwanda. Aha twagiye 1, 2, 3, 4 ala. Ala Rubavu. 1, 2, 3, 4 K. K. Sorry gato Q. K isanzwe. K sinka kase wavuze n'ubundi. K. Ariko itonye kuvuga Kigali. Kirehe ahubwo. Twagiye 1, 2, 3, 4 za. Zedi. Zedi. Mu Rwanda. Zaganati. Zaganati. Nganyimbi. Ese akabari kaje no gute munuze. Akone karimanzo. This is place man. Nasari. Agace kunuse. Oya ngo piki ngo kavuga agace karimo za. Barabake bahita noze. Nyine vuga agace karimo za. Zabageragere. Zabageragere.
nawe nawe utangiye nanjye ese gato ujya utabibona zaza kandi harahari niravuga harahari tutazi ntahabaho mani ntahabaho atari Zaire ya kera ntahabaho Zimbabwe ni ibihugu ibyo abantu batubwire mu Rwanda niho hari agace katangizwa na za nta gatangizwa na wayi gahari nako karahaba wayi se bunda niye ya none se harahaba iyihe yanze harahari ko nako se harahari umva ya na za wenda ko sitararwo nuko wenda tutatuzi ngambwira wa Zarenda Washington yeah ni hands Samara abantu baraje banye muri commentaire ngo nago ngo mana abantu baranye ko numva ubwo nanye wajya ubwenge banje buragiye buza agace karimo wa kabuze hari abantu bajya bambaza ibibazo byinshi muri comment ngiwawa sha Vicky abantu bajya bambaza ibibazo muri comment bajya babikubaza nako jya babikubwira ujye ubibasomera ubimbaze nta cyo nzajya mbasubiza pe wongeye ntago ndakubona umwanya cyane wo gusubiza comment ni ngize comment wabanyuzije amaso kumva ziragoye oya ntago ari nyinshi ntago ndazisoma ariko ntago ari nyinshi pe gusa hari abantu baba bagiye babaza ibintu bagira iki bakubaza ibintu abantu nyine hari ibibazo by'amatsiko baba bafite ku muntu kumubaza bashaka kubaza reka nacyo tugenda nka video yagize comment nyinshi muri video duheruka gukora arizo tugusomera turebe sibyo katurebe ni kanakunoze katurebe 19 damu ya kane iki 99 ndashaka yawe utari kumwe n'abayaka sibyo kuko ni abantu bagushigiriza uri kumwe na crush muri kotsi nyama we na crush wavuze urumva wavuze ngo kubasura bisaba iki kudusura bisaba kubyandika ariko piki uzashyiraho nimero bazajya baguhamagara abantu nabonye benshi banditse ushaka kuza bazaze ni ukuri ni karibu twe dukunda abashyitsi hano bisaba kuba nyine ufite ubushake gusa nta kibuga nimero yo turaza kuyibashakira tuzashyireho iyo kuri WhatsApp gusa sibyo ubwo guhamagara abantu uzi ukuntu abantu bahamagara ndabizi kabisa kera arakazi nakoraga urumva kansaba gushiraho nimero kuri video kumva ku munsi nakiraga call 200 nizo ni nyewe bigeze kubona sonya noza Derek again yigeze gutanga promo y'abantu bashaka gukina film cyo gihe twari turi hehera baramuhamagaye telefone irashyuha agera aho arayizimya akajya yicana yongera ibikoro nk'ijana ndabese bana koko ubu uragoga bisa ati guhindura simukadi ntago byiza nyine gutanga nimero ihamagara ko hari abantu benshi cyane ntago wenda umuntu yavuga ngo abo bantu ngo baba babuze ikintu bakora ariko hari abantu bahamagara bagutesha umutwe ego baranabizi muri comment bo baranizi ku buryo umuntu aguhamagara nta kintu aje kukubaza gusa ego ari ukuvuga ngo kandi yakwandikira kuri WhatsApp yakwandikira akagira iki akaguhamagara gusa tu ngo nese ngo runaka arabizi ko wakoze ikiganiro ngo nese ngo niyaka uretse kweka bamukoresha ikiganiro aje kwica ntawe gute urumva nyine abantu bo nkabo baba hari umuntu wanditse arabaza ngo crush ngo arabona crush yikundira abakobwa kurushwa kunda abahungu wowe uzi crush mubona gute sha crush ntago bari suniki ni vibes abaribo ntago kashi zakunda abakobwa tekanda afite umukunzi ngo akunda kujya kugira ngo ni manyara dede oya abari kunsereza birani story ntago rekareka ndashaka uyu barashaka kuzamutumira kuri channel yawe nukuri ni karibu karibu zaze tuzagutekere ni wa motari oya motari gapiki se ndamuzi motari yizo kugutwara
akambwira ngo aaa ntabwo yari ifite gazagira iki yo mana agapi ni ukuri welcome uzaze nawe numvise ngo afite cyane ngo nawe afite cyane kandi urumva n'ubundi ashaka kuvuga ngo azahita nawe gutumira kuri cyane uzaze gapi ni karibu rwose Joshi mukunda kubi muzanimire nze kurya kuri izi nyama uzaze mva hano dukunda abashyitsi ndasaba kuzagira iki none uriya muntu wavuze ngo hari uwanditse ngo numa ngo kubera iki wowe utajya ukunda ko abantu bakosora uzi ikintu uwo muntu yabivugiye uwo muntu ikintu yabivugiye ni igihe nseka nzovu ngavuze onyonyo urakumva inzovu yavuze ngo onyonyo ni igitungo kigiye kunekera yavuze onyonyo yavuze onyonyo pe subira muri video rero yavuze onyonyo onyonyo noneho ndaseka noneho mbona abantu muri commenting ariko ye mukongo uri guseka nzovu ngo nzovu ngo ntabwo avuze ibintu biri byo ngo onyonyo si byo muri France noneho ndaza ndavuga ati rero mwaransitse ngo nasitse nzovu kandi ntabwo nari nsitse ko avuze onyonyo kuko ndabizi ukuntu babivuga muri France ariko ikintu nari nsitse ni uburyo nzovu yabivuzemo njye nagize nkavuze onion ahubwo ayivuga nabi abantu niyo mpamvu umuntu wese yandikiye comment ngo ntukajye ngo wanga ko bagukosora agenda ngagira ikintu mubwira uwo muntu ni ukuri nyine njye nkunda gukosorwa tu bikisubize nta muntu wanga umuntu umukosora iyo nakoze ibintu bitari sawa ukankosora ndabikunda ahubwo mujye munkosora anyways ahubwo bajye banatubwira muri commentaire abantu bashaka ko nyine tubatumira tukabaganiriza abantu nyine mufite amatsiko yo kumenya ikindi kandi noneho ndashaka ngiye kubabwira ngo ngiye kuzajya negurira nuze prank inde nta bwenge nagukubita guys ndagira mbabwiye ngo ngiye negurira nta bwenge prank turebe uburyo arakara turebe uburyo bamezemo nzahita mbimenya piki uzamenya ryari se ko ari prank njye ntabwo abantu banzi ko nkora prank njye kandi n'umuntu uri kunegura prank mpita mumenya nyafite nigeze kumumagara muri prank ashaka kumprankinga ndamwita kunyita ubwo urabona koko ama content creator wa friends and a long content creator urashaka kumprankinga ngo ibyo bintu ninjye bakabigutegura rero ushaka kugira iki cyangwa umuntu wagumprankinga abari kwandika urumva tuzanwe tuvugana imyaka irenze 5 uburyo ngufata mu buryo mfata mu ndabizi hari nuzo utanshiramo so nanjye rero guprankinga nkawe urumva ntabwo byangora kandi uzumva reka nkwereke reka guherejo nzahita mbimenya guherejo nzakwereka nzaguprankinga ahubwo sheri wawe azihangana atazagira ngo ubwo twatangiye pranka ngo akubundi abantu batangiye ngo pranka ngo bari abantu bakundana yigo ngo bari abantu ngo bakundana we none reka ngo ubwire hari sinzi niba naramukubwiye hari umujama wambwiye ngashaka ko nyine njya kumukorera ngo tukajya dukorana boro nka ziriya nyine z'amaprank ariko ngo abakobwa benshi barabyanga ngo kubera ngo barambwiye ngo bafite abakunzi ngo kunzi aho ntabwo babyemera ndambwira ati njye rero ntabwo ibyo ikereka itari bunyishyure ntabwo abakunzi banjye se umukunzi wanjye ntabwo yabizi ko ari akazi ndetse ntabwo bayumva ko wenda hari nk'amaprank nyine ubona ko tubona nyine n'ibintu bya danger nko kuvuga ati wenda nasohokanye urumva ari nk'ubu tugiye gukora prank twebwe ari nk'amaprank tutakora yego nyine nanjye hari prank ntakemera bitewe n'umutekano gusa wakora prank dusomana ariko mana yanjye sibyo ni prank byaba byabaye urugero nyine ngo urumva ngo prank ngo kundi ngo ndaza mwahita mwujisha mwahita musoma ngo nyine ngo nayo ni prank nakora nyine ibyo bikorwa na bara nyine ngo aheba nkahaga agami barakundana nandi tukarwana nanjye urwana ibiki jewe unzanye iyo mikino yo kurwana byanje bibaye serious ukagira bibaye serious uzi kurwana ariko nabyutse mbona posting ariko ngo twabaye abane basigaye mu mwaka ari umuntu barwanya abandi abantu nyine dusigaye dufite ibintu byinshi cyane byo guhugiraho kurusha kurwana kera twararwana kuko nta kintu twaga dufite cyo gukora kera wararwana ukumva imbaraga ziri kuri bose mwumbuye iki mwumbuye gukubita umuntu okay wambwe kutazi koga ntabwo nzi koga pe ndashaka rero kuzagutura muri piscine
uzashaka kuzantwara ryari pike ntabwo mbikubwira pike nasiba ushaka kuza pike nzoga Igisenyi nzoga Igisenyi uzajya ryari tuzajyana nganyumvira shire wawe nshaka gusohokana y'Akananzovu shire wawe zatuzanye nawe shira ntabwo yabyemera ntabwo tuzamujyana ntabwo yabyemera nangiye kumuvuga muvuga nagukubita agahinda kakahita kakurenga kakahita kakwita tuzamugwa Gitumo yewe datawe yarira umva se piki nshaka kuzasohokana y'Akananzovu Igisenyi bo yagiye ariko nawe ntabwo yabyanga gusubirayo aho nshaka kuzabajyana maze nshaka bafite amafaranga urabakurahe ejo zaba yashize uziko se ejo and the next week nko kwa kangahe tuzabone bageze sawa ngaho noneho gira ikintu usaba abantu batera comment abantu bagukunda nyine gira ikintu basaba bazi dusoze ikintu nabasaba mana ndabakunda cyane nicyo kintu cya mbere nabanza kubabwira cyane ndabakunda pe abantu bankurikira umunsi ku wundi n'ukuri Imana ijye ibafasha Imana ijye ibagura ibane namwe haze kwifuza kwanyu turabakunda cyane pe muri abantu b'ingenzi byatari abantu b'agaciro ikindi mujye mukomeza mudusapotinge twereke urukundo Imana izajya ibaha umugisha sibyo turabakunda cyane n'ukuri pe kandi abantu nyine ikintu urumva twemera comment nziza ziri positive n'iziri negative so rero ntago comment mbi ari nako comment nyine ziri negative ntabwo tuzanga nazo turazemera ahubwo ikintu cyaba cyiza nuko zaza ziherekejwe n'inama zanyu nazo ziba ari ingenzi kavuga rero ibi bintu ntabwo muri kubikora neza afazari mwajya mubikora gutya ako kantu nako kaba ari ingenzi nyine ntabwo ari kurusha waza ugatukana gusa ukahita ugenda so umuntu aba yarire ntabwo mbizi ari umuntu wavuze ngo iki sinzi umuntu wanditse muri commentaire rero bikora mbona bamusubije ari nk'icumi rwose ngo ubwo wariye mani ubikoga mutukiki ngera ndi basubi umunani ukiki rero mara yanjye ariko menya yarantutse mu mbaraga z'urukundo kwa Nyakso ari umuntu ayabwo comment ejo nabonye ngo dada ngo ndagukunda ngo mwadani Nyakso ngagire nyine babwire nabasezereye so guys rero ndabakunda murabizi ese ubundi tutabeshye tutararengaho ngaho se mpungu agiye gushaka umugore aramutse ari wowe ahisemo se mpungu nabonye bamuhanuriye ko agiye gushaka se mpungu bazansanze ari wowe nka nyine nkumva nyine Imana ikora ibintu yapanze so hari ukuntu uko yamuhanura ikambwira ati ugiye gushaka umugore kandi ugiye muzanabyara already Imana iba yamaze gutegura umugore uwo ari we nsanze rero ari njye Imana yateguye ntabwo nabyanga gusa nyine iki hari ikibazo hari ikintu agutwaye kirahari gikomeye cyane nose urumva akunda abahungu umva njyewe wagifuira abahungu se ni nacyo kintu cyambabaza ku isi urumva shero waramutse akunda abahungu akajya agenda bakamubomora ntakaza kubomora ni izina rya Yesu wowe wumva byaba ari ikibazo gikomeye afazanye nashaka umugabo umugabo udakunda abahungu akajya aca inyuma akanabimenya ariko ari umugabo ibaze kujya kubomorwa ukaza nawe se akubwo n'igihe ajya mubomora njye mubomora ubasanga asoza so guys turabakunda cyane Imana ikomeze ibarinde ibane namwe aho muherereye hose umva Mana yanjye mukomeze mubana twe dusapotinge ibiganiro byiza tubaha n'ibibi byo bitubwira tubikosore gusa duharanira kubaha ibyiza gusa kandi Imana igikomeza ibidufashe ciao ciao